Ushyire mu rugo nimba uri kubona icyo kimenyetso, mwemerera kubera umutware nimba uri kubona icyo kimenyetso, mwemerera kubera umufasha. Yesu nashimwe bene data, nizere ko mumeze neza, nizere yuko muri amahoro. Birashoboka yuko nawe hari umuntu muri kumwe mu rukundo, ariko uyu muntu ukaba uri kumushidikanyaho, ukaba urimo wibaza uti ese nubwo turimo dukundana muri runo rukundo rwacu, ese uru rukundo rwacu Imana rurimo? Uru rukundo rwacu rufite iyihe ntego nyirizina? Uru rukundo rwacu Imana yararwemeje yuko tuzabana, bikagucanga bikakuyobera. Birashoboka yuko tujya dukundana tukaba ariko dukundana dufite umutima uhagaze, cyangwa se ibindi bitekerezo bitari hafi, tuvuga uti ese n'ubundi turamutse turimo dukundana gutya ariko se dutakarizwa igihe, ari nk'igihe ari kuntakariza se, cyangwa se nanjye ndi kumutakariza igihe, bikazarangira n'ubundi ashakanye n'undi, cyangwa se njye nshakanye n'undi, bikagucanga bikakuyobera. Rero muri iyi video ije kukubwira ibimenyetso bine simusiga Imana ubwayo ikwiyerekera mu rukundo rwanyu. Imana ikwiyerekera muri iyo relationship yanyu, ukamenya neza yuko uyu muntu ari we Imana yakugeneye nta kabuza, ukamenya neza yuko uyu muntu byanga bikunda Imana yamukugeneye kugira ngo akubere umutware cyangwa se akubere umudamu. Ibi bimenyetso ngiye kukubwira ni Imana ubwayo ibikwiyerekera, Imana ubwayo ibikwiyerekera kugira ngo ubigendereho, uve muri urwo rujijo, usobanukirwe, menye neza yuko uwo muntu muri kumwe nubwo muri kumwe urwo rukundo, ariko atari kukwangiriza igihe cyangwa se atari kugutakariza igihe. Ngwino rubone nanjye muri iyi video. Njyewe mugiye kubona nitwa Niyo Kwizerwa Eric. Iyi ni channel yitwa Hindura TV. Kora subscribe aho ngaho, ufungure n'inzogera kugira ngo ibi biganiro byacu tunyuzaho ntibikabigucika, ahubwo ujye ubibona mu bambere. Iyi ni channel imaze guhindura benshi ubuzima bitewe n'inyigisho tunyuzaho. Tunyuzaho inyigisho z'ingirakamaro, tunyuzaho inyigisho zigirira abantu umumaro, ziyobowe n'Umwuka Wera, ziyobowe n'ijambo ry'Imana, ziyobowe n'Umwuka Wera. Nawe ubaye umwe muri aba bantu bakurikirana iyi channel yacu, nta kabuza twakwishima cyane, kandi nta kuntu wazigera wicuza impamvu wakaye subscribe kuri ukurikirana iyi channel yacu. Subscribe rero, ufungure n'inzogera, hanyuma iyi video yacu nuza kwikunda wibuka kuyilikinga, wandike no muri comment utubwire ijambo ngo nayikunze. Imana iguhe umugisha. Ubundi muri mateya, cyangwa se mbere na mbere, Imana yaremye umuntu, yaremye ibintu byose, ariko igeze ku munsi wa kane irema umuntu. Imaze kurema umuntu, irema uwitwa Adamu. Imana imaze kumurema, irangije imuryamisha hariya, imaze kubona yuko adakwiye kuba wenyine, imukuramo urubavu. Imaze kumukuramo urubavu rumwe, iruremamo umugore. Bityo rero Adamu we byaramworoheye kugira ngo amenye umufasha wiwe, kugira ngo amenye uwo bazabana cyangwa se uwo bagiye gukomezanya ubwo buzima. Yarabyutse amubona aho ngaho, aravuga uti ngo uyu nguyu ni akara ko mu mara yanjye, uyu ni akagufa ko mu magufa yanjye, azitwa umugore kuko ankuwemo, kuko avuye mu rubavu rwanjye. Hanyuma biba ngombwa nyine yuko we asobanukirwa, amenye nyine impamvu nyine we Imana ibimukorera ibyo ngibyo, kuko yari imaze kumwereka uwo bazabana. Bityo rero twebwe muri kino gihe biratugora cyangwa se bikatuyobera kumenya, dusobanukirwe neza abantu Imana yatugeneye kugira tuzabane nabo, bikaducanga, biratuyobera cyane, bigatuma tugendera mu kintu cyitwa ikigare. Tugakomeza dukundana tudafite uru rukundo rwacu bimeze bite, tageti yarwo ni irihe, ndetse rimwe na rimwe tukanayiha muri twebwe muri mind zacu, ariko atari uko Imana ibitekereza. Nimba rero uri umukristo ukaba uri gukundana n'uwo mukobwa, nta kindi kintu umugamije kumushyira mu rugo, umugamije kugira ngo akubere umufasha, cyangwa se ukaba uri umukobwa nta kindi kintu ugamije kuri uwo musore, ukaba ugamije kugira ngo azakubere umutware, utagamije yuko mwasambana cyangwa se mwakora ibindi byo kwishimisha k'umubiri, nyine by'abapagani. Yagira ngo nkubwire, burya hari ibimenyetso tugenderaho cyangwa se Imana dusura ikatwereka yuko aba bantu turimo dukorana nabo tuzabana nabo, nubwo rimwe na rimwe tutabiha agaciro. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka yuko uwo muntu muzabana, kandi uwo muntu Imana yabahaye umugisha kera cyane, ni igihe mushobora kurota muri mwebwe, ukabona umwe muri mwebwe cyangwa se umusore cyangwa umukobwa akarota, akabona ari kumwe na sheri wiwe, ari kumwe n'uwo fiancé wiwe, ariko bajya kubona bakabona barimo bagenda urugero nko mu nzira, bakabona bakubura amaso bakareba mu kirere, bakabona umukororombya. Iki kimenyetso inshuti yanyu uzajya ukitondera.
nubona uri kumwe na sheri wawe muri mu nzozi uri kurota ubona uri kumwe na sheri wawe ariko mwakubura amaso mukabona mu kirere hari umukororombya ujye usobanukirwa neza umenye neza yuko Imana nubwo umurimo gukundana urukundo rwanyu yaruhaye umugisha, urukundo rwanyu amaze kurweberetsera yuko azakubera umutware cyangwa se akakubera umudamu. Abantu benshi bakunze kubisuzugura ndetse no kubipinga, abantu benshi bakunze kubitesha agaciro bitewe n'uko bavuga uti ngo niko byahoze n'ubundi nta kibazo. Inzozi inshuti yanjye ni kimwe mu bintu Imana ikoresha isura umuntu ikamwereka ibiri kuba ibyo ari kunyura ako kanya ndetse ikanamwereka n'ibizaza mu minsi iri imbere. Ntugasuzugure inzozi kuko inzozi ni imwe mu mvugo ya gatatu y'Imana ikoresha ubwoko bwayo kugira ngo imenyeshe abantu amakuru yayo aturutse kuri yo. Imana rero niyo gusura ikakwereka umukororombya mu kirere ukabona uri kumwe na sheri wawe murimo muragenda ukabona umukororombya. Inshuti yanjye ujye umenya neza yuko Imana iri kukubwira yuko uwo muntu byanga bikunde Imana amaze kumwemera, Imana amaze kwemera yuko azakubera umutware, Imana amaze kwemera yuko azakubera umufasha, Imana amaze guhereza umugisha relationship yanyu, Imana yamaze guhereza umugisha uwo mubano wanyu kuko muzabana mubyarane hungu na kobwa. Kuko umukororombya ushushanya isezerano. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 6 Imana yigeze kubwira Nowa iramuti reba mu kirere masize umukororombya kugira ngo nsezerane namwe isezerano yuko ntazongera kurimbuza isi amazi, nsezerane namwe isezerano yuko ntazongera kwibesa ndi Uwiteka ngo ndimbuze isi amazi. Iryo ni isezerano Imana nikoreka umukororombya. Rero nshuti yanjye ujye umenya neza yuko iri kukubwira yuko uwo muntu ari we isezerano ryawe. Ujye umenya neza yuko uwo muntu ari we inzozi zawe, ari we Imana yakugeneye kugira ngo akubere umudamu cyangwa se akubere umukobwa, akubere umutware. Ntugasuzugure kino kimenyetso inshuti yanjye, ntukagisuzugure. Ikimenyetso n'Imana ikikwerekera. Benshi na benshi bakunze gusa nkaho babinyagisha cyangwa se bakabica amazi bakavuga uti ibintu by'inzozi se ibintu by'inzozi urereba nta kuntu njya n'izi nzozi. Ariko nshuti yanjye nurota ukabona muri kumwe mwanya mukabona mu kirere harimo umukororombya, ujye usobanukirwa ndetse umenye neza yuko Imana yarangije guheza umugisha urwo rukundo rwanyu, hanyuma yemeye yuko muzabana. Ushyire mu rugo nimba uri kubona icyo kimenyetso, mwemerera kubera umutware nimba uri kubona icyo kimenyetso, mwemerera kubera umufasha, panga imibare ivamo nimba ujya urota icyo kimenyetso. Ikindi kimenyetso simusiga Imana ikwereka mu rukundo rwanyu cyangwa se mu relationship yanyu, ukamenya neza yuko uyu muntu Imana yamukugeneye kugira ngo muzabane. Ni igihe uzarota muri wowe ukabona wowe na sheri wawe cyangwa se na fiance wawe ukabona mwicaye mu bwato murimo muragenda mutembera mu Kivu. Iki kimenyetso nshuti yanjye nubona muri wowe ukareta ubona wowe na sheri wawe mwicaye mu bwato, bushake bube buri no kugera gusa bushake bube bunanahagaze aho ngaho ariko mukabona mubwicayemo gusa ubwato bungu bottom, uzamenye neza yuko iki ngiki kimenyetso simusiga Imana kukwereka yuko uyu muntu azakubera umutwe cyangwa se akakubera umudamu. Ntukabisuzugure nshuti yanjye cyangwa ubinegirije ubitesha agaciro. Menya neza yuko Imana kukwereka yuko uwo musore muzabana, umenye neza yuko Imana kukwereka yuko uwo mukobwa muzabana. Nubwo ubona bimeze gutya birashoboka yuko hari igihe dutekereza tukavuga uti wenda ubwo ni amarangamutima yacu ari kubitubwira cyangwa se n'ibyiyumviro nibyo dutekereza biri gutuma turota zino nzozi. Oya nshuti yanjye wibuke neza yuko n'Imana ikorana na mind zacu, Imana ikorana n'ibitekerezo byacu, Imana ikorana nanone n'amarangamutima yacu ikatwereka ibyenda kutubaho mu nzozi. Mu nzozi niyo nzira nanone Imana ikunda kunyuzamo kuri buri muntu wese kugira ngo imumenyeshe amakuru yayo, ayo makuru yiturukaho. Nurota nubona wowe na sheri muri mu bwato, nurota ubona wowe n'umukunzi wawe muri mu bwato muri mutembera mu Kivu, kabone niyo bwaba buhagaze aho ngaho, menya neza yuko relationship yanyu, uwo mubano wanyu Imana amaze kohereza umugisha kera, uwo mubano wanyu Imana amaze kohereza umugisha yuko mugomba kubana nta kabuza. Hari igihe uba ufite ibitekerezo mw'icyo gihe ukavuga uti ariko se uyu muntu nibwo turimo dukundana, ariko se uyu muntu koko niwe. Nurota inzozi uzamenye neza yuko Uwiteka yemeye yuko uwo muntu akubera umutware,
uwo muntu akubera umudamu, mushyire mu rugo bipange vuba, kubera yuko uyu muntu arakubera umutware. Uyu muntu mu minsi iri imbere niwe uzakubera abana, uyu muntu mu minsi iri imbere niwe uzakubera umufasha. Mushyire mu rugo. Yesu nashimwe. Ijuru ryarangije kwemeza yuko umuntu muzabana. Ijuru ryarangije kwemeza yuko umuntu muzabana. Ijuru ryarangije kwemeza yuko uwo muntu azakubera umudamu. Ryarangije kwemeza yuko azakubera umutware. Ikindi kimenyetso kizakubwira yuko ijuru ryarangije kwemeza yuko uwo muntu nanone muzabana, akakubera umudamu, akakubera umufasha, ari we Imana yaguteguriye kuva kera hose, ari we Imana yaguteguriye kuva kera hose utaratangira no kumukunda, ari we Imana yakugeneye. Nubwo mwahuye gutyo, hari ubwo Imana ibaye nawe mukugeneye kera cyane wowe utabizi, kuko yabwiye Yeremiya ati njye nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ndakweza ndagutunganya ngushyira kuba umuhanuzi uhanura amahanga. Nawe rero hari igihe Imana ikuremera umuntu, ikamukuremera kera cyane, ukaba wirukanka mu bakobwa utereta cyangwa se ukirukanka mu basore bagutereta, ariko nyirizina waba wahari. Ikizakubwira yuko uwo muntu ari wowe Imana yaramukugeneye. Nanone ni ikindi kimenyetso cya gatatu, ni igihe uzabona muri wo mu nzozi murimo mwashyingiwe, mwakoze ubukwe. Nyimva wo gushyingirwa nshuti yanyu byumve neza, benshi na benshi ari igihe bavuga uti ngo gushyingirwa se ni ugupfa tuba twapfuye. Oya, gushyingirwa vuga ni igihe uzabona muri wowe wa muntu wawe muri kumwe mu rukundo, ukabona noneho mwashyingiwe, mwambikanye impeta, mwashyingiwe, mbega nyine umwe yambaye ikoti undi yambaye agatimba, ariko muri kumwe. Witonde neza, aha ni igihe muza mwashyingiwe muri kumwe gutya visave, atari kuvuga uti washyingiwe wenyine wabuze umugabo. Nubura umugabo uzamenye ko urwo ngurwo rwari urufu, ariko mu gihe ubona washyingiwe n'uwo muntu kandi musanzwe muri kumwe, cyangwa se si no gushyingirwa, ukabona nanone hari ibirori byabaye kandi ukabona muri wowe ni wowe byabereweho, ni mwebwe byabereyeho, ujye umenya neza yuko uwo muntu Imana iri kukwereka yuko uwo muntu yamaze kumwemera yuko azakubera umudamu, azakubera umutware, akakuyoborera urugo, akakubyarira abana. Uwo nguwo niwe Imana yamaze shyiraho akadomo yuko ari we muzabana. N'umurota izo nzozi ukabona mwashyingiwe nshuti yanjye. Hari abantu bazirota bajya banyandikira imbogisi bakamwita ariko se ko twaruse gutya na gutya, ati se bimeze bite? Oya, ujye umenya neza yuko icyo gihe Imana ikukwereka yuko uwo muntu nubwo murimo mukundana ariko azakubera umutware, nubwo murimo mukundana akazakubera umufasha. Ntakunda n'inzozi zo gupfa. Izo gupfa ni igihe urota ubona muri wowe washyingiwe wenyine, nta muntu muri kumwe. Usiyeze kuko icyo gihe umunsi wo gupfa uri kwegereza, ariko mu gihe uri kubona muri wowe uwo muntu mwashyingiwe muri kumwe, cyangwa se muri mu birori runaka, ariko ukumva ibyo birori ngo ni mwebwe byakorewe, ujye umenya neza yuko iki ngiki ni ikimenyetso simusiga kikubwira yuko uwo muntu nubwo bimeze gutyo, hari igihe kizashyika akaba uwawe, hari igihe kizashyika akaba umwe mu muryango. Benshi na benshi bakunze kutabimenya cyangwa ngo babyiteho ngo babisobanukirwe, rimwe na rimwe bakanasuzugura n'inzozi. Ntukasuzugure inzozi inshuti yanjye, kuko inzozi zishushanya ibintu biriho kano kanya ndetse n'ibyo mu gihe kizaza, kuko nizo Imana ikoresha kugira ngo iganirize buri muntu wese utuye hano mu isi. Imana ivuga mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ijambo ryayo, uburyo bwa kabiri ni igihe ikoresha umuhanuzi agahanurira umuntu, uburyo bwa gatatu ni igihe iza mu izo nzozi. Rero ni mu buryo bw'inzozi. Ntukajya ngo inshuti yanjye waroteshejwe n'umubiri cyangwa se n'ibindi bitekerezo byawe n'izindi mayindi zigiye zitandukanye. Nurota izo nzozi umenye ko iki ngiki ari ikimenyetso simusiga Imana ikugusura, ikubwira yuko umuntu nubwo murimo mukundana ariko n'uwawe, nubwo murimo muri mu rukundo ariko uwo muntu n'uwawe. Nubumenye rero nurota kino kimenyetso ukarota umubona mwashyingiwe, panga kujya gufata irembo. Panga kujya gufata irembo, tangira upange imishinga y'ubukwe, tangira upange imishinga. Ikindi kimenyetso simusiga cya kane, ari nacyo cya nyuma, kizakwemeza yuko uwo muntu ari Imana yakugeneye, ni igihe muri wowe rero uzumva urugero murimo murakundana muri relationship yanyu, ariko ukumva uri kurushaho kunguka ubwenge bushyashya, ukumva uri kurushaho kunguka ibitekerezo bishya. Ukumva muri buri gusa nkaho bikubwira ati nimbana n'umudamu wanjye urugero nzajya mufata neza, ukumva inshingano za kigabo
gusa nkaho zikuzamo wowe, inshingano za kigore zigusha nkaho zikuzamo, ukumva izo inshingano zikuza nkaho ziza muri wowe, muri mind zawe, kandi ntimuri abana ariko uri kwiga ukuntu muzabana, uri kwiga ukuntu uzamutwara neza, uri kwiga ukuntu uzajya ubasha kwita ku nshingano zawe nk'umugabo, uri kwiga ukuntu uzabasha kwita ku nshingano zawe nk'umugore, uri kwiga ukuntu uzabasha kwita ku bana bawe, uri kwiga urumva muri wowe ari nk'umuntu, muri mind zawe urumva ari nk'umuntu urimo kukwigisha, akwigisha ukuntu uzajya witwara mu bihe bizaza. Ujye umenya neza yuko Imana yamaze kugusura, iri kukwereka ukuntu wowe uzabasha kwitwara mu gihe kizaza, iri kukwereka yuko uwo muntu nubwo muri kumwe n'uwawe, igihe uzuba muri wowe urimo ufite mayindi nyinshi, urimo uruhunguka ubwenge busasa, Imana iri gukungura ubwenge busasa, ikubwira yuko uwo muntu nubwo muri mukundana ariko niwe wawe, muzabana. Ntukabikizwe rero nshuti yanjye, menya neza yuko uwo muntu Uwiteka yamukugeneye kugira ngo abe umutware wawe. Icyo kimenyetso mvuze nshuti yanjye ni ikimenyetso Imana ikunze kunyuramo kandi abantu badakunze gusobanukirwa, ukabona irimo iragusura, iba iri kugusura ikorana n'intekerezo zawe, ikorana na mayindi zawe, ikubwira ati ngo nubwo bimeze gutya uwo muntu muzabana, iri kukwigisha ukuntu uzabasha kumenya ukuntu wita ku mugore wawe, iri kukwigisha ukuntu uzabasha kumenya ukuntu wita ku mugabo wawe, iri kukwigisha ukuntu uzabasha kumenya ukuntu uzahera abana bawe, iri kubikwigisha nubwo ukiri umusore ariko uri kumva izo ntekerezo ziri kukuzamo. Icyo ngicyo ni ikimenyetso abantu badakunze gusobanukirwa ngo bamenye neza Imana ibirimo igusura. Nimba rero bimwe muri bino bimenyetso we wari usanzwe ubirota cyangwa se hari ibyo wajya kurota, uwo muntu umusire mu rugo, uwo muntu hindura intekerezo, hindura mayindi zawe, reka kumushidikanyaho, reka kumufata nk'aho ari umunyamahanga ku buzima bwawe. Uwo muntu Imana yamukugeneye, tangira umwiteho, niyo nama nakugira. Tangira umukundwakazi, tangira umuhereze nanone ibirenze n'ibyo wajyaga umuhereza, kuko uwo muntu Imana yamukugeneye kugira ngo azakubere umutware cyangwa se akubere umudamu. N'ibyo bimenyetso bine rero nabateguriye bikwereka yuko uwo muntu muri mukundana Imana yamaze guhereza relationship yanyu umugisha, bikwereka yuko uwo muntu nubwo murimo mufiyasanya, imbere ari heza, imbere muzabana, imbere azakubyarira ari umugisha wawe. Ibyo bimenyetso naguteguriye nshuti yanjye. Iyi video rero nibigufashije, ntugende udakaya subscribe, hanyuma uyisharinga no ku bandi bantu benshi. Hari abantu benshi bakunze kuba bafite bino bibazo bimeze gutya. Iyi video nibigufashije, isharinge, uyirayikinge, wandike muri comment ubwire ngo nayikunze, hanyuma twandikemo tubwire n'ikindi kintu bazakubwira tuzakigarukemo muri video y'ubutaha. Timwe muri kumwe nitwa Niyokwizerwa Eric. Rero ndabashimiye cyane, rero mukomeje kudukurikirana muri ahantu henshi hagiye hatandukanye, muri Amerika turababona, Burundi, Bujumbura. Ndabakunda cyane, mungaragariza urukundo rwinshi cyane nanjye bikandenga. Abene wacu mu Rwanda, muri Australia, Imana ijye bambera umugisha, mukomeze muryoherwe n'ibyiza bitubicano yacu yitwa Hindura TV ibasitsaho. Ndabakunda cyane rero, njye mwamuri kumwe nitwa Niyokwizerwa Eric, tuzavure mu yindi video. Ciao, ndabakunda cyane, naho ubutaha.